ndakubwiye ngo barabagure nawe kome babiri bisebe ngo jani ibicucu ndorera urandorera sora genda ese koko ndi kunuka sheri wiki ndi kukubaza ndi kunuka ko ndi kubikubazaho kugira unsubize nawe uka ndi kunuka ariko rero burareka mu bizukuruka ibintu bari abantu bakoze n'izina ry'Imana ngiye kuba umugome sheri reka kumvanga mu mutwe nakubajije ndi kunuka yego ndi kunuka indagara ngo ndi kunuka nk'indagara ese nakumvaga bari kubivuga ntago nkubajije ibyo bari kuvuga njye ndi kukubaza ibyo uri kumva ndi kunuka cyangwa ako se kurakaye kandi oya ibya kakuze na Latifa ntago ari byo nshaka kumva nakubajije ngo weho uburyo uri kunyumva ndi kunuka si ndi kunuka yego ndi kunuka oye ndi kugira ute ariko rongeye kuba sheri urabizi ko nakunda ibyo bintu guhumura nk'indagara ndi guhumura nk'indagara indagara zirahumura ziranuka ako se ko bigize intambara wari wacara Nyabugogo handi bazikorera nimba banazikora banazigurishiriza ngo wumve uburyo habanuka uravuze ngo ngende kunuka nk'indagara hari ahanuka ariko ahangaha uri guhumura ntabwo uri kunuka ako shemuri kugira ngo munyumve Domina avuyeho Latifa avuyeho nawe ugezwaho ngo ndi kunuka oya ngende kunuka gute se navuye hano nakarabye navuye hano nagiye guhindura ino kanzu ntakarabye ndi kunuka ariko rero batuteye none nawe utangiye kwitera ndi kunuka kakuze ndi kunuka yakuruze yandoze ndi kunuka ese ndi kunuka nkaba ntari kubyumva ngiye ko ntari kwinukira ndi kubyumva rero nakubajije ndi kunuka kumva ndi kunuka ndi gukora iki Tony Ngomba ura nuko mwari mugana na Karine ntakuza kubavangira akone mubwire ko Karine yahindutse pe Karine woke uzi tukibana nagakakimeze kubera iki wa mubyeyi ushobora kwemera ko ngo Karine asigaye ngo bitinkonje umuntu w'umugabo uzamugubita inkonje ahora niki hari arankubita inkonje sinkiryama ndaramagaze nta jambo nyifite hano mu rugo urumva ibintu byose ni ukundurira akambwira ko yanansohora umuntu twasezeranye urumva mbese ibyo kwitwa umugabo byararangiye ariko se utambeshye uriyobewe koko ndiyemewe se ko nahindutse urumva ibi byose abimurego ndahera kera nari mu bisibyo nibi bikosa rwose nabijyagamo se nabihakanye ariko nyine hari igihe umuntu agera agahinduka none se ubu kuva nabura akazi hari umugore yari yumva yanagiye hanyuma se akaba ari kugukubita inkonje nta kimupfuye none nijye ngiye kujya mu bagore nta nubwo yari akabimenya yemenye nyuma aratangiye guhinduka urumva hako ikintu cyameze icyo nazi iyo nshaka kumenya ko icyo mpagaritse ngo nicara ngaha niyo nama ushaka kugira ngo byahereye ukumva ahantu byahereye ngiye n'akarina kutujyana ibibazo nkimara kuva mu kazi mumbye amafaranga yari amaye ikishoro nakoranaga n'umugabo bita Birasa urumva uriya yakubwiraga nyine amafaranga baje kubura Birasa nawe wabemukiye twakoraga muri kampani hava ibibazo nyine turashwana nsigara zero sinimbere mitwandikiye simbizi mpita nza hano mu rugo kuva icyo gihe nahise nimbwa rubere neza ariko nyifite akazi naravuga ijambo rikumvikana n'umugabo ariko ubwo ko nyirwa mu rugo nta kazi nabaye mbwa pe ikindi yakubeshyeho birarimo arakubwira ngo kuriya muhungu bita Birasa uriya n'umwana we arabeshya ntabwo ambeshya akubite byaba Karine tuzanye kuva kera amabanga yenda yazi hasi urabyibagiwe wumva nkubwire njyewe nsanzwe nzi yuko Karine afite umwana w'umuhungu reka yewe ahubwo umukobwa ufite umwari wabaga ahangaha umwana umugore wa Birasa hanyuma urumva umukobwa n'umuhungu bihuriye uriya mukobwa asa na Karine photocopyright ahubwo njyewe narabiketse kuko n'uwo mukobwa yaje aba hano akatinya kugenda n'ibyagasuzugura kumubona buryo
Karina amufata mama urumva ndavuga Karina bajya ngambira ko afite umwana ashobora kuba uri nawe neza ari gufata umukazana we neza ko ngenzi amakuru nzi neza ntashidikanya nuko nzi ko Karina yabyaye umwana w'umuhungu ibyo kuvanga umuntu barasa kuko ari inzobe bose se none se urabona buriya birasa ari Karina ngiye mbihagazeho hanyuma se ubundi uriya mugabo uriya mutekamutwe w'inshuti yawe uza kuvuga ngo yateye inda umwari wowe bihagazeho ra ngo ndi gukora iki urumva ndi kunuka ntabwo uri kunuka bira noneho mbonye ikintu kigiye kuntandukanya nawe mbonye ikintu kigiye kuntandukanya nawe ndi kunuka ako se mwareka mubaze ko oya ngo ndi kunuka ibi bintu bigiye kudutandukanya gute se wana n'umugore unuka niba kuko wumva ko nanjye ndi kunuka ntabwo uri kunuka mugore mwiza uri guhumura ni ukuri kw'Imana urahumura nk'indagara ariko ntabwo uri kunuka wabigize kunuka nk'indagara uri guhumura nk'indagara ongeraho ngo nk'indagara uri guhumura nka parufe zimwe z'Ifaransa it's fine uri kubyumva koko ndi kunuka nk'indagara no reka tubyemere ndi kunuka nk'indagara sibyo yego rata ubwo wemera ko bandoze nta wundi ushobora kuba yakoze bino bintu nikakoze ndakubwiza ukuri do sheri fe muri aka kanya uriya mugore ntaganyira ndakubwiye ngo uriya mugore ntaganyira ibyo yahereke ndakura ndavuze ngo ndekura sheri ndavuze ngo ndekura nta soni ndi kunuka nk'indagara umva nawe agomba kunuka nkazo sheri mva nkubwiza ukuri ntawe wacu wapfuye ariko nanjye ndazimenya ndekura ndi kunuka nk'indagara mbabarira unyumve bwa nyuma dore ikintu tugiye gukora ibyo ndi kukubwira ko wumva ndi kubeshya koko sheri nuko mwubaha reka ariko tubigenza ntabwo bikorera ishimwe ntabwo guseka shegi ibintu rwose ko buriya muhungu Shema yaraje hano akavuga ko umugore wa Birasa umwari inda twitariye ngo wigeze kugira ibibazo na Birasa ngo agenda mu hano ngo yabuze ahantu arara ngo wahura n'uwo muhungu Shema ariko rero ngiye nahinze ko abagore bari bo bagira amatiga abantu babaga muhura ku kintu nk'icyo ngicyo ubu wewe wabana n'umugore mu nzu mukamarana ukwezi amezi abiri yatwita ngo inda n'iyundi muntu wa mubyeyi ibyo byasanze hano sibyo rero niyo mpamvu rero usigaye wiri gutesha umutwe umugore wawe gutesha umutwe se gute sasa rero kamugira inama urayumva siyo mpamvu se mubwiye ngo twicare tuganire umugore yawe ifite ikibazo gikomeye cyane yabyaye umwana kera urumva uri kunyumva neza kuba afite umwana mukuru uri hafi y'imyaka 20 afite intimba mu mutima afite igikomere cyo gutunguka imbere y'umwana mukuru amubwira ko ari nyina kandi ataramureze niba uri umugabo mwiza ahubwo mube hafi wite ku mugore wawe yewe n'uwo mwana Birasa umube hafi nka se hato tuzahurira mu marembo wasohotse muri iyo nzu ubundi si ubwo Birasa namenya ko ndi umugabo wa nyina mu gihe azabimenya ibyo ngibyo birekera Imana weba hafi umugore wawe naho ubundi nukomeza kwisaranga wakubitaga inkonje azanakuraza inyuma y'urugo mbabwire Toni niba uri kuko nimba Birasa ari umwana wa Karina nese kukiri kuvuga ngo niba niko bimeze nyine ntabwo byari bizwi sibyo ngize amahirwe nsanze ariko bikwibwira ubundi njyambuje ko nindamuka mbivuze azawuca iryo joro azawuca azanaga muri no ruhurura ngo mpingukire kuri uzavuga iki nyine amahirwe nuko yabikwibwiriye ariko kuko nimba uriya mwana Birasa uriya musore Birasa uriya mugabo twakoranaga
ari umwana wa karindwi nta n'undi guhiga nta mbwa pe uru rugo nta genda ufitemo ase wasenze imana ubiki kuri uwo mugabo mu rugo birasa n'ibibazo twagiranye koko sha wihereza hafi y'umugore wawe utuze imana yonyine izakora ibisigaye sawa basi se yakubwiye ko nigenda neza nta kibazo azantwara ase umugore wawe yereka gukunda byanyabyo se nese azakurikira umwana tumugabo humura shyira umutima hamwe reka nigendere shagenda nta nzaguherekeza atagira ngo ahindi turi gupanga mwana umugisha niko waje ryarize sigaje aboneka nkubaze i Kigali ubundi urahawe uri wahagera cyangwa urahumva gusa reka agiye muhumva mu mateka reka none se ameze hate se mbwiza ukuri nyine haraka ibintu n'uburyohe nizere ko uzanye agafuka k'amafaranga ahubwo banze nyuma nabona iyi bizinesi yawe y'akabari uzi uyijyanye i Kigali byagenda gute nyine reba iyi nzu ubamo reba ukuntu imeze urabona irashaje pe oya ntanze wowe igisaza ugiye i Kigali ukajyana iyi bizinesi yawe y'akabari wahita uba umukire muri iki cyaro nta nubwo wazahagaruka ariko sha wa muhungu konje numva ngo Kigali ngo amazu yarahenda byadanje amazu nyine arahenda ariko wowe uhageze rega ufite mu mutwe none se mu mutwe niho najya ncururiza akabari nyine ufite ibitekerezo none se wajya kugira akabari reba aka kabari ufite ahangaha muri uyu mudugudu ukuntu gakaze hari umuntu utakazi se oya ntawe utakazi hano muri abantu bose bakavivura bakavuga bati yewe none se i Kigali bacuruza urwagwa ushobora gucuruza urwagwa bakarunywa ngo iki cyane kutashyizemo akantu kazima ase we wazibye tu kugira ngo werekane ko mbana n'inkoko mu nzasi niko warazihashye ariko ikibazo cyawe ni kimwe kunda abakobwa gashama gaho nyumvira none se ugeze i Kigali nta n'iminsi ibiri wamara none se icyo nicyo kikuza none se uri kubika hano mu nzu n'umukobwa kuvuze ngo nkunda abakobwa wubitse niwe ariko none se uvuze ko nkunda abakobwa ko iyo sake ibitse ariko nyine ikibazo ikintu nakugira ngo mubwire wowe uzikure mu mwanya ibintu byo gukunda abakobwa hanyuma nzakunda abagabo se ndi umutinganyi ntabwo ari ukuvuga aho hari n'isi y'umuntu avuze ngo uyu muntu akunda abakobwa bitandukanye no kuba navuga ngo ugira umugore reka nkubaze shawa mwana we ubu wowe tuvugishwe we ntabwo ukunda abakobwa uramutse udakunda abakobwa rero cyangwa abagore waba wangana nyoko impamo y'Imana ubwo waba wangana nyoko ururiza uko ndakunda abakobwa cyangwa abagore zakunda iki wowe uhuye wese gutya nimero ni buri wese none se nimero nzikoresha iki kubura kugira ngo nsabane nabo tujye dusabana dusabana ariko wa mwana none se gasemba ku mafaranga uzanye se wa mwana we amafaranga imifuka uruzenda gace ariko gasha mureka nkubwire buri ikintu cya mbere nagara amafaranga nzanye none se uzanye iki ni ibitekerezo mba ndi kuguha none se wagiye i Kigali ugiye gushaka ibitekerezo banza wumve buri umuntu wageze ahantu abatandukanye nawe uri ahangaha nanjye ndahantu uri ahangaha se ubu ngubu harafatika none se i Kigali wowe ushaka kuhafata mu ntoki bigakunda wowe nimo ndakubwira ikintu wakora ukava muri ubu bukene ariko sharika nkubaze ibi bintu kuva ngo nkava muri ubu bukene ubu ngiye nafashe umwanya nshinga akabari hano mu cyaro abantu bakazamo baranywa ubwo urumva nabikoze ntatekereza uratekereza nyine none ariko ibitekerezo birarutana ufite tungahe wowe i Kigali hari experience mfite udafite aha ufite tungahe tubari i Kigali tungahe i Kigali ibyo reka tube tubiretse nese nari nahamara igihe kingana ariko ibitekerezo nibyo bya mbere nusuje kumva ibitekerezo by'utubari nzashinga i Kigali ngiye numva ko ufite nka dutaratu twiza ase birasa ndakubwira ibintu ukinjiriza hano ugasorera hano mvuze gusa ase mama mwashitse nkababwira ikintu kizanye koko nose umwari usohoye yasohoye umwari turaganiriye ambwira ibintu kandi nanjye numva nibyo pe arambwira ati nimubabariye byibura azavana amaze kubyara ngaho rero mwari nta se na nyina agira aha ni muri maternité yabyara umwana wande se ahubwo aha ngaha aje kwaramira ni kwande bira ntunyubaha nka mama ntabwo twasezeranye ko ugiye kuzajya unyubaha bira ako mama njye urasohora umwari cyangwa tumwisohorere mama utaragira n'ibintu rwose uvuga reka mbabwize ukuri rwose si ukubabeshya mama ndakubaha umwari urabizi ko ari umugore wanjye hano ariko namaze kumenya neza ibyo byose kuko rwose umwari agomba kuvana nawe akagenda none ko atagenda subizi ko mukunda nka mushiki wanjye nawe ndagukundirika rero ntabwo umwari reka basi byibura aratinda kwinginze sibyo byibura wari umaze iminsi ubunanyuma reka umwari aba ari hariya mu cyumba
umwari byibura wenda nidushaka wenda tunamuhe n'icyumba cye hanze ese ubu ajya kurara hanze ajya kunukira byaruta agize icyumba cyo hanze ubu se ubundi aha ni nduzaba ariko Latifa nari kuvuga n'ibyo reka mama manze nkubaze reka byibura manza nabyare nanjye manze nkubaze nibwo akiva kwa muganga uzi neza ko umugore utwite aba ari hagati y'urupfu n'ubuzima ariko njye nzamutwara mfite abashyitsi banjye bafite reba umwari watangiye kwijya mu bapfumu ibizabaho byose umwari utegereje akabyara hano akaramuka apfiriye aha uzabisobanura uriya mwana ko afite se na nyina uramutindikira hari ibintu ugundirira upfundikiranya aha ngaha n'ibiki sundi wamuretse akajya waretse umwana agataha bakamwitaho bakamuvuza erega mu cyaro waba n'abavuzi benshi n'abapfumu n'ibiki byose buriya kuriya kuntu ntanuka waretse nyina akajya kumuvura wasanga bamurozaho kumuvura reka nyina agenda amwiteho urimo kunyibwirira ko indagara nawe urimo kuzumva uriya mukobwa niba ari n'amafaranga ashaka uyamuhe agende nyina amutindire ikiriri azamubyarire iruhande yaramireyo hano rwose uyu munuko wanyica bira uyu munuko wanyica ahubwo se wowe urabana nawe gute n'uriya munuko umeze kuriya ikintu mwaretse tukabyibura koko igihe twari tuvuga ibintu by'iminuko twaheze mu minuko mu minuko bira niba wananiwe kumusura mbwira Latifa musore mbwira Latifa musore njye ko nabonye kananshinga njye namusora nabi kandi iriya nda kandi yava yanamurusha n'imbaraga njye ni ukujugunya gutya gusa amujugunye nk'agakingirizo bamaze gukoresha tari hanze rero reka mbabwire njyewe nta mbaraga nabona zo kujya kumusora rwose kandi hari ibyo yansabye ngomba gukora nimba wenda mama agiye kujya abona no kureka ko nanakubashye pe ni mubere mwe mubyikorera ariko ni impuhwe ni urukundo ni ibiki Latifa mwana tumusohore mugende mubyikorera niko none se mbwira ugarutse kuba inangaha ugarutse uje gusura ababyeyi uje gukora iki ashaka byibore ko bitoroshye njye mbaye nkigera ahangaha numvaga ngiye gusuhuza mama neza tukaganira ngo ararwaye yarembye yafashwe ryaye ninde se ubikubwiye kandi ngeze ahangaha mu kanya ninde se ubikubwiye ko yarwaye umunyana ubimbwiye ariko noneho kumuraseka ariko iwanyu muri ibyamamare muri bitanu none se munyana ageze iwanyu ate si ibyo ngibyo njye wambwiye ko yansigariyeho mu rugo nako yasigariyeho mama ararwaye ubu niwe wahasigaye nyine bamwitabaje nk'umuturanyi yewe azajya gusigarira hose humura ahubwo mva nkubwire siko numva ibibazo iwanyu none ari akangari na munyana yateyemo urumva nyine ibibazo bihari urumva ko bitoroshye mfashije ukanguriza nka 5 aho ngaho nyumvira ngaho ariko mbega umuntu uvuye i Kigali wallahi sha nagutanje nabanje Yesu ngo ngire gute ese ntabwo mba ibibazo byabaye ibibazo biratungura none se waruje uvuye i Kigali cyo gusaba iwanyu amafaranga kandi mubwiye ko ari ibibazo twagize aka twikomereza ibindi by'ibibazo by'iwe nyine ndakubajije wowe nk'igihe wakabazana amafaranga uvuye i Kigali uje no kuguza hano mu cyaro niyo mpamvu nakuvuga ngo ntabwo nava muri iki cyaro ubu se ntayo mukiriya nka so nkava muri iki cyaro najya nisigasha mu bundi bindi kubwa byumvise oya urebye nk'ubu kugeza kuri uyu munota nta nubwo ndi kumva neza wagushyira mu gaciro singira ikibazo cy'amatwi mama ararwaye sibyo ararwaye nise urabona mu rugo hari ibintu byinshi nyine bita bisaba umuntu nise nagomba ngomba no kumugeraho kwa muganga hanyuma hari depense nyinshi zigiye kuba nuse uvuye i Kigali n'amaguru nise wumva wava i Kigali n'amaguru none uje niki kubera iki ni gukigere muri iki cyaro uri kungira ngo inama ngo n'ibitekerezo uje no kunguza amafaranga ariko none cyakoze ishayi wanyumwe ariko kose mani uri kungubaza isa zabimbwa nawe ubimbwa ubwo mwese urwo rwose mubaye imbwa neza birarangiye segasha mugugiye kunyita imwe ko ngujije amafaranga none utarimbwa uburi iki uje kunguza uvuye i Kigali ukora iki kubera ko ngujije amafaranga niyo mpamvu uri kumbaza wagenda urwo rwose rubanze rubaye imbwa neza birarangiye nese urumva amafaranga ndi kukuguza urumva nazakwambura ngewe wazanyambura ahubwo se si ukunyambura ahubwo ni ukunyambika ubusa ku musozi nganjye nirwa nambaye ubusa sikasha ngo wajya ushyira mu gaciro ko basima nka 3 basi genda ubwira mama wawe ngo arwara ubukire Latifa ndakumva mama njye musore ruhari ndahamya ko atakoresha imbaraga nigaza n'ibintu byo kugushingaho umamagare ufata amaguru tujugunye hanze birasa ntabwo se uretse gatoya tuba twumvikana
none se kuko uyu mukamanda ugiye kumukubita gafite amahane arutayivuga none nshobora kumufata akaboko ngo asohoke akabyanga agatega itama njyewe nkari kubituruka amambiri njyewe nyamara ibintu murimo ntabwo mubizi ngo iki bari yarakaye reka mubwire yakora iki ushobora kugenda uzi ngo gutyo ndakumva mama umugore w'abandi urakubita umuntu utwite urumva utabizera koko none se niyanga gusohoka ugende umufate umwereke icyumba cyo hanze yaramugika abari bazajya arara n'umugabo we namushaka azajya amusanga sibyo bira tumwe inzu yo hanze hitamo ibintu ni bibiri ajye mu nzu hanze cyangwa kube mu cyumba cyanjye ariko ngaho rero mwaba ikihe cyumba cyanjye se ngiye nkahava ahubwo nkagenda ubwo se twebwe umuntu uko se ntabwo uzuzura ahangaha mu nzu ninde mushyitsi uzadusura abona amasazi atuma mu nzu hose hasindi ibyo bintu mwabyihangana ibyo bamuroze ntabwo bakarabye ntabwo bakarabye ariko mama ubwo apfuye siruta biriya bintu ni iby'iwabo karara ahantu yamutwaye ibyo bamusize basanga babimusize azi ngo bari kumuzimbura ariko umuntu waruze umwari ni umugome we umugome cyane umuntu wamuroze Shema ngize amahirwe uje Gakire ntawe uhari ndi kugira ngo tuganire twitonze unsobanurire buri kimwe kuko cyagiye nabonaga bisa nk'aho ari filime muri kunkinira ubundi wowe n'umwari mwahuye mute bigeraho umutera inda kuko cyagiye ubimbwira nabonaga nyine ntazi ibyo ari byo sinumvishe ukuntu umugore w'umugabo ajya mu rundi rugo kuryamana n'undi mugabo akamutera inda ni gute se Birasa yakemera kurera inda itariye kandi mbizi neza ko Birasa azi ko umwari atwite muri make pe mbabarira umfashe ibi bintu niyo mutekereje sinsinzira mba numva naracanganyikiwe erega mama tutanabitinzeho Birasa nyine yari asanzwe abana n'umwari nk'umugabo n'umugore urumva umwari Birasa ahinduka gute ikiremba cyangwa ni imitwe wowe na Gakire mwahimbye kugira ngo ukunde usenye urugo rw'abandi oya ntunyumve nabi wa mubyeyi ntago ari imitwe pe ntago ari imitwe nkuko nabibwiye Gakire nawe ubushize ngewe ahanini ndarengera umwana wanjye umwari atwite mbere ko tugera ku mwana reka tubanze tuve kuri nyina kuko kugeza ubu ngubu wowe ubwawe urivugira ko umwari yari umugore wa Birasa babana nk'umugore n'umugabo ukaza guhura nawe ukamutera inda wamara kumutera inda umwari agasubira kwande kwa Birasa sibyo noneho ikintu ntari kumva ni gute umwari na Birasa ari umugore n'umugabo bagatandukana umwari akabana n'undi mugabo ukamutera inda agasubira kwa Birasa Birasa agakomeza akarera inda abizi neza ko atari wenda ntago navugira Birasa ko nawe ni umugabo gusa icyo nzi cyo Birasa akunda umwari wenda ashobora kuba yaramubabariye aramwihanganiye ariko umwari tujya guhura we yambwiye ko ngo yamukubitaga mbese ntago bari bameranye neza mu rugo rwabo mu mibanire yabo icyo gihe rero yari yahunze yabuze aharara musanga iruhande rw'urugo rwanjye ambwira byose ukuntu bimeze muha nyine indaro azi wanjye arambwira ngo asubiyeyo ngo byamera nabi ndabwira we gihe cyose uzumva nta kibazo uzasubire usanga umugabo wawe ariko hano ngiye nzagucumbikira urumva rero kubana n'umukobwa nyine mutamenyeranye hari ukuntu twagize gutya turasangira agacupa kuko birangira nyine twaryamanye nyuma nza kumutera inda nyine ambwira ko yatwaye inda niho akajya aza antera amashida rimwe nkamwumva ubundi simwumve nkagira ngo wenda niba abakobwa nyine b'abanyamitwe wenda yashatse kuyinyegekaho akaba wenda yarayitewe n'ubu Birasa nyine akaza agashaka kuza kuyinyegekaho icyo gihe rero ntago namubaniye mu by'ukuri none se reka nkubaze utararengaho niba utaramubaniye icyo gihe niki kiri kugusunikira cyane kumva ko ngubu ushaka ko mubana kandi wumva waramwihakanye akikubwira ko atwite ese kubera iki ubundi igitsina gabo ari gutyo muteye kuki mwumva mutarera inda ntoya mugashaka kurera izikuze cyangwa abana bavutse
ariko ngewe nkurikije uburyo yagiye atsimbarara ngewe namaze kumenya ko inda ari iyanjye kuko none se ngewe ubwe yambwiye ko umugabo we ari ikiremba urumva bose bifite igihamya ntabwo mbifitiye gihamya ariko kuko nawe namubwiye se why not tutajya no gukoresha ADN basi umuntu tuburane tuzi turapfa iki ubundi rero nkubwire mureze Imana izanamubabarira ariko nyarumva ngo Imana ni nyirimpuhwe nyirimbabazi wasanga izanamubabarira oya mama yanamubabarira reka mubwize ukuri nuko wenda ngewe tuvugana rwose mwari maze kubona ko nta kintu amariye muri hacyo ariko se ubundi icyambere twita indashema icya kabiri ni agaturage kari aho ngaho noneho kadukanye no kunuka yagiye iwabo nta nubwo agomba kujya kwa Shema yagiye iwabo reka mubwize ukuri sibyo umwari singiri kumwumva nta nubwo rwose ndi kurumva ariko kubera ko umwari ariko reka mubwize ukuri kw'Imana nubwo nta kintu nyipfana nawe umwari nta kintu mvugana nawe ariko nanjye mfashe umuntu waruze umwari si wabajije Karara kamubwire nawe wagiye amuherekeje ntiwamubonye akundi Karara kuki kataza ngo kavuga ibyo basize umukazana wanjye buriya Karara ntabyo azi nanjye nta mbabazi ntagira umuntu waruze umuntu gutya buriya Karara ntabyo azi ntiyamujyanye ari muzima amugarukanye amasaza ari wamutuma ntiyagiye ari muzima ntiyagiye ari muzima nkubwira ntigarura uriya mwana none dore ka wamenya bamusize ibiki ingaruka zijeho ubu uyu muntu koko ni mutaza kuvuga ko nabasuzuguye kandi reka tumusohore oya mutaza kuvuga ko nabasuzuguye kandi muri abavandimwe uyu ni umuvandimwe uri mama mugende mu musore mwana bamujyane mu nzu yo hanze uzahamagara oya noneho no muri iki gipangu najye iwabo najye iwabo nyina azaza mutware nzare ko azihanganira mama ngiye guhaye uburenganzira wowe na Latifani mu nsorero mwaravera umwari rwose umwari mwana uri umuntu w'umugabo uzi gufata icyemezo gikwiye oya mama ntagende rwose umwari ntagende ave muri uru ubundi se ari mu buzima bwawe gute urabona twabasha kuba mu nzu irimo umuntu umeze kuriya ariko se reka maze nkubaze bira kubera kino nawe uri kumwe n'umwari uvuze ngo ntaganuka buriya ntabwo ubwo kundabye mu nama basi sori wangannye kuko ushaka ko ngufasha ngiye kugufasha mu buryo bubiri icya mbere banza wemere ko uri umunyamakosa unirengera ingaruka z'amakosa yawe kuko kuba waracumbikiye umuntu ukaza kumukoresha imibonano mpuzabitsina niyo mwaba mwarabikoze mwabyumvikanyeho hatabayeho uko gusinda uri kumbwira waba waramufatiranye witwaje ko wari umucumbikiye icyo ni icyaha umwari ashobora kukuregera ukanagihanirwa icya kabiri uburyo bwo nagufasha niba wumva utsimbaraye ko umwari atandukana n'umugabo we icyo cyo ukibagirwa ati kubera iki birasa yakubereye intwari yemera gucumbikira umugore utwite abizi neza koko ko iyo nda atari iye nk'uko uri kubivuga niba birasa ari ikiremba yemeye kwambara icyo gisebo cyo kwitwa papa w'umwana ku mugore atararyamana nawe n'umunsi wa rimwe wakabaye ubimwubahira kuko yakoze ibyo byakunaniye wowe mugabo we wateye inda wowe wumvisha ubwo buryohe wowe wumvisha uko uwo mugore ameze wananiwe kumutunga unanirwa no kumurerana n'inda yawe none ubonye inda iri hafi kuvuka ushaka kubatera hejuru wanyemerera mu byubahiro byawe nk'uko wakomeje wihakana umwari kuva na mbere n'ubu ugakomeza ukamwibagirwa kuko ngenda ndumva nta n'impamvu yo kujya kushegera umwana utazi ukuntu yakuze utambeshye iriya ndirinze ingana kuri uzi ukuntu ibayeho niba umwari se yarararikiye pome wigeze uyigura n'umunsi wa rimwe ngo tubyite ko uri umupapa mwiza niba yarararikiye icyondo se wigeze ujya kugicukura mu kinombe byibura ngo ukimuzanire ariko ibyo byose twarabivuganye kandi namusabye imbabazi mwemerera ko ibisigaye byose ngiye kubimukorera umwari yigeze akwemerera se ko azava kwa birasa ntabwo yabyemeye niba rero atarabyemeye nuko atagukunda mureka akomeze abane na birasa kuko niwe bakundana kandi nk'uko nawe wabivuze mbere wambwiye ko birasa akunda umwari kuki ushaka gutandukanya abantu bakundana cyane ko wamubereye ikigwari umunsi umenya ko wamuteye inda ugatangira kumwihakana ariko sinzi nimba uri
utari kunyumva neza wenda ndakumva neza pe njyewe Ariko ndashaka ikintu kurengera ntashaka- umwana atwite umwana ahantu ari yakubwiye ko navuka azabura igikoma Latifa baragiye birasijya kundebera umwana kandi nabikubwiye mama birasigira undebera umwana agenda urikina abaye reka nawe sinakubwiye ngo umwana ameze nk'uwariye amavubi sinabikubwiye nabikubwiye ngo umwana ubaye kirate yesu umwana w'umujiri biniye bikize umwana w'umujiri ubaye kirate yesu uyu mwana bakimaze we n'ikina ngo ubise baba urareba ibintu umugore wawe ari umwana wawe mbese mama sinabikubwiye ibintu sinabikubwiye ibi ninde ubikubwiye genda umusore genda urebe ukore wasanga ari ikindi kintu ese mama kwambwiraga ko wamusura akagenda wabyuka umusura ko ntabwo tuza ko imigeri n'ifitiye mbabarira reba ratifagiye kunagira umwana wongere umwana gutya nawe urabona oya wirira oya beshavura Imana irakoze wanyuze mu buzima bubabaje Imana irakoze Imana irakoze